vlog ya danje tubereka ukuntu hano muri Amerika hameze neza urumva mwe mudukurikirane rwose gusa mu minsi mike tujya tubatamo gutunga $. Dore twabaye aba diaspora kandi nibyo urukora ko rimwe mu bikombe by'abanyamerika yego dore ni cy'abanyamerika kino gikombe twakiguza $. Angahe burya angahe $5 Ari. ubu ni nabahenda igikombe kingana gutya $5 kandi waje kigura 1000 abantu batuye nta namwe mwaragowe rwose twakwisubira iwacu sura wacu mu Rwanda subira iwacu mu Rwanda rwose kuko hano hantu harahenze abanyarwandakazi ubu ngubu tugiye kugaruka mu Rwanda kuko twaje gusanga ibintu biri kubera hano muri Amerika bigoye we turabasuhuje twizere ko mumeze neza. Nanone ni MK na Cardinal. Uyu munsi tubafitiye inkuru itangaje inashimishije mu kuntu. MK bansuhuza abantu. murabona neza abantu bacu nk'ibisanzwe ni MK na Cardinal turabakunda Kutavuze cya kivugo cyawe Karona wagira ngo no Jesus no life komisiyo ufite ntukirekure Imana wahawe kubera umugisha rangurura cyane ijwi rigere kure omora imitima yarembejwe n'ingoma ubwira abantu bose ko Yesu ari umunyampuhwe abazakubona bose bakubonemo yes no Jesus no life. Okay ababivuga ngiye mana nta nubwo nabifashe mu mutwe ariko nabivuga yihuta simbizi banza arabibrotse cyane. So rero inshuti zacu bakunzi bacu tuje kubabwira ko dufite inkuru tugiye kubabwira mu kanya mu masaha make turaza kubahereza ikiganiro mubona turi ahantu hatangaje mu buryo butangaje mutakekaga muri buze kwibaza sa abantu bageze hano gute ko twara turi kubabona Kigali mu kanya. So ndabizi neza ko imukena ari buze kuza kubabwira wenda byinshi araza kubaha story irambuye ariko tugiye kubereka ikiganiro vuba ngaha cy'ahantu turi buze kuba turi nahise dufashe no video mubona nyine turi hano i Kigali ibintu murabona ko ari bisanzwe hano ho ndakeka bashobora guhita bibona ko ariho ariko mu kanya gato zira video zigiye gukurikiraho baraza guhita babona ko location irahinduka n'agapuka leta gahinduka baraza guhita mubona yabaye indi abaturi nyine araza kuba ari ahantu hatandukanye mu buzima butandukanye n'ubwo bwa hano i Kigali. Ndabizi ko muri buze kuza kwishimira video tugiye kubahereza muraza nyine kubona ko byanze bikunze hari n'ikintu cyahindutse hano turabaturi ni igiki wateguza abantu bacu badukunda n'abadukurikira umva bicare bategereza ikiganiro kigiye kujyaho cyiza kimeze neza cyane ikindi nyine rwose mwihangane mukoreshe turabakunda cyane nk'uko mubizi rwose. Tumba rero ari ibyo umucamake ariko abantu batubwiye ngo ari ikiganiro ngo tutabaye kuri cya kindi gikurikiraho ikimeta urababwira iki nacyo kibabwira. So ikiganiro kimeta mu kanya nicyo turimo turavugaho turaje nacyo turagishyiraho mu kirebe mu gikonde mumenye umuntu wa mbere wabanje kwambara impeta ese impeta za mbere zakozwe mu biki ese impeta ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo tugiye kubasobanurira mu kanya. Nkuko bivuze turimo turabitegura nyuma y'ikindi kiganiro nyine muhite mujya kuri YouTube channel mareta mukibona nabyo kiraba cyagezeho ikiganiro kivuga ku mpeta nyine nkuko twabisabye ushize twavuze ku ikanzu y'ubukwe n'ibiki bavuga ku ikanzu y'ubukwe twabwiye abantu wenda bataribye muri cyo kiganiro kugira ngo mu ncamake bajye hukiriye abana ibiki twavuze ku bijyanye n'ikanzu y'ubukwe. Ikanzu y'ubukwe biriho bagende babirebe ujye babwira ariko biba byiza kubaha mu ncamake nanone bakamenya. Twabwiye couple yo mu Bwongereza ya Queen Victoria na Prince Albert bakundanye ko abantu ba mbere batumye abantu bambara ikanzu y'ubukwe ku munsi y'ubukwe. Cardinal ngiye kukubaza ikibazo ugitsinda
nkugurira akantu gitsindwa ukangurira ikibazo Ari ngiye we, kukubaza abo ni ibibazo byinshi kiragira utwo giti tuntu ndatubona. ndakubaza ibibazo urambwira ibintu bibiri. Mm. Hano turi mu Rwanda, ngiye kukubaza ugiye kumbwira itandukaniro ry'ababyeyi bo muri Amerika n'iry'ababyeyi bo mu Rwanda. Mbwira Itandukaniro ko bamwe muri bari muri Amerika abandi bakaba bari mu Rwanda. ku bijyanye no kurera. Ikibazo neza rero ubwo wahita ugombye kungurira akantu ko wabajije ikibazo nawe. Abo muri Amerika barerera abana muri Amerika, abo mu Rwanda ariko we uyu mugabo yarasaze. abo mu Rwanda bakabarerera mu Rwanda. None cyangwa kuvuga gutanga uburere. Yakadana se wumve akajya kwigira najyo. Kana no mubwire ku kijyanye n'ababyeyi bo muri Amerika ukuntu barera. Ababyeyi bo muri Amerika ntago nyine bigisha abana indangagaciro, bigisha ibijyanye n'uburenganzira bwabo gusa. Tangiye vuga ko muri Amerika batigisha. Ujya barigisha nyine ntabwo wambwiye ngo nkubwire tonde banze nkubwire. Muri Amerika ntabwo bigisha abana kugira nyine uburere n'indangagaciro, bo bigisha kumenya uburenganzira bwabo. Mu gihe nyine muri Afurika umubyeyi abagira umwana azagira discipline, azagira indangagaciro, azagira umuco. So hari umubyeyi muri Amerika umubyeyi abwira umwana wanjye ibi bishujwe n'amategeko akubiteganya ibi, uzakora ibi, uzirinde ibi ngibi. Ubwo twebwe iwacu umwana abureba igikombe, umwana wicaranye na nyina yamureba ikije agahita amenya ko umubwiye ati cya gikombe ntugikoreho. Umwana wo mu Rwanda ukimuriza amafaranga iyo wabasuye nyine cyangwa se akabona amafaranga ahita yirukira kuri botike. Iyo atagiye kuri botike ababyeyi bahita bamwaka amafaranga akayamubikira. Niba bamusubiza ntabwo mbizi. Noneho ababyeyi abana bo muri Amerika iyo umuhaye amafaranga ahita yashyira, ahita ajya kuyabika mu tubogisi. N'abana b'Abashinwa n'Abanyakoreya bose wabonye ko muri home market bazanye n'utuntu tw'utubogisi two gusevingamo amafaranga. Nanjye narakaguze. So nitwara umaze gushyiramo angahe? Nanjye narakaguze. Ariko niyo mpamvu rero usanga nyine batuje umuco wo gusevinga, kandi n'ikintu kiza kuko burya kenshi nta muntu watera imbere atarasevinze cyangwa se atiga gusevinga. Nimba utuje umwana ko buri kandi n'ikindi kintu nacyo bafite nanjye nkunganiye ababyeyi baho batoza umwana guhera ku mwana w'imyaka 3 utangiye kugenda. Niyo akoze akazi ko mu rugo bamuhaye akazi kuko kenshi ntibagira abakozi urabizi. Baramubwira ati koropa niyo uzana amasahani turaguhemba, bakamuhereza amafaranga kandi bakayamuha by'abana bintu by'Abanyarwanda babeshyanye. Timba gukoropa nk'inzu ari nk'amadolari nk'atanu akayakopa akayamuha akayajyana mu kesi kiwe akayabika. Umwana azagira iki cyo gushaka ikintu cyo yigurira akaba yakwigurira amafaranga yiwe, cyangwa se akabwira ababyeyi bakamugurira, ariko afite uburenganzira ku mafaranga ye. Si bya bindi twebwe umubyeyi ashobora no kuyaguha ngo ya saving hashije umwe aravuga ati zana kaga kesi shano mwe utakazana akakuvunira umuhe. Ayo n'umubyeyi kuguza amafaranga ntagusubize. Aravuga ati ko nakubyaye wewe waranzaye. Narakubyaye we ntago wambyaye. Ngewe amafaranga namaze gukoreresha umvumya gusa. Wayansubiza. Mbwira nimba hayatse. Nizo difference ababyeyi bo mu Rwanda, ariko nabyo nyine. Ariko ababyeyi bo mu Rwanda mwisubiraho rwose bira bintu nagari byonso rero ibintu byo kwaka amafaranga abana babahaye. So nyine urumva kuri iyo ngingo ababyeyi bo muri Amerika bita nyine bajya bareka abana babo bakagenda iyo buje imyaka 18. None se ubwo ubona ababyeyi bo mu Rwanda n'ababyeyi bo muri Amerika ubona ari abahe batanga nyine ari abahe babikora neza? Oya bose ngiye ku ruhande rumwe numva bose babikora neza, kubera ko impamvu umwana wo muri Amerika nyine bamureka kurira myaka akagenda nkuko rimwe nakubwiye kare. N'ubundi twebwe mu Rwanda cyangwa muri Afurika turera abana tubarera ku kintu cy'igitsure, kugira umuco, kubaha ababyeyi no kubaha nyine abantu bakuze. Mu gihe bari abo hanze mu Burayi no muri Amerika usanga batoza umwana kumenya ikijyanye n'uburenganzira bwiwe, kwirwanaho nyine gukora cyane. So bivuze ngo umwana ugize imyaka 18 wo muri Amerika abazi uburenganzira bwe, abazi gukora nyine, abazi guhasoringa ku buryo nyine nanajya hanze muri Asia azabasha kubaho. Natwe bwacu batoje umuco kubana n'ababyeyi na buri kimwe nyine, asanga kenshi nabibaho mu rugo atabasha no kujya hanze ngo abishobore. Hari abajya muri gito sakamara kwezi agasubira iwabo byanze kubira iki, ntabwo ari wo muco nyine bamutoje, aho kuba bamutoje kubana n'ababyeyi byose babimumenyera. Ngira ngo bibonye ko n'abazungu ikintu baturusha cyangwa se bo muri biriya bihugu, umwana wabo usanga afite imyaka 5 afite agakesi kiyabika mu dufaranga twa save. Reka ngutera kandi ga story rero.
ni bubiri. Umva dore kandi kantu ababyeyi bo mu Rwanda batandukanye n'ababyeyi bo muri Amerika. Oya ku abana bo mu Rwanda nyine nabo muri Amerika. Umwana w'umunyarwanda iyo uje kubasura nyine ukamuhereza amafaranga, umwana ajya kuri boutique tayari ni hantu hambere aruhukira ajya gukora shopping, urumva. Ariko za Didos iyo atagiye kuri boutique ababyeyi bahita bayamwaka ngo zana aya mafaranga, batayamwaka. Akandi kantu abana b'abanyamahanga iyo bageze mu rugo rwawe baje kugusura, nta kindi kintu wakubaza, ahita kubaza ngo mufite wifi, mwaduhaye password. Ariko umunyarwanda azarakubaza wifi none wakubaza iki? Waza niba nta byaraye kwaza ati nta byaraye se. Umunyarwanda azarakubaza wifi koko. Abana b'i Kigali bari smart, bunga abana bari .com baza bikubaza ese uragira ngo ako nabo basigaye bazibaza ngo n'abasirimu na wifi. So rero ariko ababyeyi bose ntabwo twe tugamije kubajudginga ko mutarera neza, nyine twara kuvuga ukuntu ababyeyi bamwe mu bigo bimwe na bimwe bagenda barera mu buryo butandukanye, ariko icyo bose baba bagamije ni uguha abana babo rero bwiza no kubifuriza ubuzima bwiza bw'imbere y'ahazaza. So akoze Imana ibahe umugisha, murere neza, igisha abana gusevinga. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Turabakunda cyane, kuva bakunda nanjye ndabakunda, turi kumwe. Bye bye, cyangwa tugiye hakiri kare. Emeka Limited, create your memory. Muri Emeka Limited tubafitiye commercial photography, wedding photography ndetse na fashion photography. Sinibyo gusa, kuko muri Emeka Limited dukora sonorisation, twandika ku myenda, dukora ibyapa, turafotora, dukora kashe, twigisha machine, graphic designer ndetse tukanakora za logo. Ku bundi busobanuro ushobora kuba watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri 0786437444. Emeka Limited, create your memory. Ujya wifuza gutembera u Rwanda ukamenya n'ibyiza birugize? Ese ujya wifuza interior designer ndetse na exterior designer zigezweho kandi z'abasirimu? Cyangwa waba ukeneye tatuwaje zigezweho yaba ku mubiri cyangwa se mu kanwa abenshi bakunze kwita tatu zishinya? Gana Host tugufashe. Muri Host Travel tutembera u Rwanda, tukiga amateka, tukarya umuziki, tukidagadura, tugataha twishimye. Naho muri Host Designer tugufasha kuba watunganye wawe, yaba mu tubati, intebe, jaride, comptoir, parking, plafond ndetse na TV stand, kandi bigezweho ku mafaranga make cyane. Reka si ibyo gusa, kuko muri Host dukora tatu z'ubwoko bwose kandi butandukanye, yaba ari amabara, yaba ari zo ku mubiri ndetse n'izo mu kanwa abenshi bakunda kwita ishinya. Ukeneye ibindi bisobanuro ushobora kuba waduhamagara kuri 0788880986 hamwe na Joe tugufasha byose wifuza.